Shalom bana b'Imana aho muri hose. Uyu munsi ni uwundi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Ni kenshi twavugaga ngo umwaka w'2020 uzarangira ryari, wari umwaka w'ibibazo, ariko wowe unyumva Imana yasigaje. Imana ihabwa icyubahiro, yarakurinze kuva igihe indwara ya corona yatangiye, irakurinda muri lockdown. None umwaka warawurangije, wafashe undi, uri mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2021. Imana yarakurinze no iracyakurinda. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana rero yakurinze, ndashimira Imana nanjye yandinze, ndashimira ko twabanye muri ibi biganiro by'ivuga butumwa, twaganiriye ijambo ry'Imana, kandi Imana yagiye ibana natwe, yaratuzigamye kugira ngo tuyikorere, yaratuzigamye kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Hahandi ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 118 ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo myiza Imana yakoze. Imana rero yatuzigamye kugira ngo tuzabwire abantu bazavuka muri ibi binyejana biri imbere yuko yaturinze, ikaturinda ibyago, ikaturinda iki cyorezo cya corona virus. Nkaba nihanganishije n'aba bantu bagiye bagira ibyago bagapfusha babo. Rwose Imana ikomeze bahumurize kandi ibakomeze. Rero uyu munsi Imana yongeye kutugirira neza, iduhaye irindi jambo dusanga mu Baheburayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukageza kwa 3. Turongera turebe nanone muri icyo gice umurongo wa 15, kandi turongera dusome nanone muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13. Twongere turebe muri Matayo nanone 11 umurongo wa 12. Aho hose haragenda hatwereka uko umuntu agomba kwitwara, uko umuntu w'umukristo agomba kwitwara, ndetse n'utari umukristo, kugira ngo agere ku masezerano Imana yamugeneye. Reka tubanze dusome mu Baheburayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukageza kwa 3, tuze kurana n'umurongo wa 15. Haravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose. Ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Uyu muntu wanditse iki cyanditswe yabwiraga abitore ngo mwiyambure ibintu bibaremerera byose, ibintu byatuma mutagera mu masezerano, ibintu bitatuma mugera hahandi Imana yifuza ko mugera, ibintu wumva biremereye umutima bitatuma ugera ku masezerano Imana yagusezeranyije. Rero natwe Imana irifuza yuko twiyambura ibyo bintu byose: imico mibi, ubwibone bwo mu mutima, inzangano, inzika, kutababarira, kwanga kugirwa inama, kutava kwizima. Ibyo byose ni ibintu biremerera umuntu, bigatuma atagera hahandi Imana yamuteganyirije kugera. Hanyuma ngo n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Icyaha kibasha kutwizingiraho vuba ni cya cyaha kisubiramo inshuro nyinshi. Ni cya cyaha wihanuye uyu munsi, ejo ugasanga wagisubiyemo. Ni cya cyaha cya karande usanga wakihanye ariko ejo ukagisubiramo. Icyo cyaha rero kugira ngo kikuveho no gusaba imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abadayimoni batajya bava mu muntu keretse umuntu yije ubusa agasenga. Iyo bigenze gutyo ukabona icyaha cyanze kukuvaho, ukabona uragenda usubira muri icyo cyaha, uyu munsi ukaba wakeretse, ejo ukabona wagisubiyemo, uyu munsi ukihana, ejo ukongera ugasubira muri icyo cyaha. Icyo cyaha kiba ari ikintu kiba cyarakuboshye. Ukeneye izindi mbaraga ziruta za zindi zikurimo za Satani zatuma ubohoka ukaba umudendezo. Ngo hari imyuka itagiva mu muntu keretse umuntu yije ubusa agasenga. Iyo ufite icyo cyaha kigarukamo, cyatuma utagera mu masezerano yawe, cyatuma utagera ku by'Imana yakugeneye, usaba izindi mbaraga. Kandi izo mbaraga n'ahandi uzikura mu gushaka Imana, uzikura mu kwegera Imana cyane. Imana ikaba ariyo yagutabara.
ngo dusiganirwa aho dutegekwa, ariko nanone ngo twihanganye. Dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Ni ukuvuga ngo n'aka gakiza, n'iyi nzira y'agakiza tuba turi mu rugendo rw'agakiza, biradusaba ikintu bita kwihangana. Kwihangana rero nibyo bituma turangiza urugendo rw'agakiza. Kwihangana nibyo bituma ugera ku byo Imana yagusezeranyije. Uyu munsi wa none wowe unyumva kuri channel ya YouTube, ni ukuvuga ngo nutihangana hari ibintu bizaguhinyuza, hari ibintu bizatuma utagera hahandi Imana yaguteganyije. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ari ya yindi unyerera ukaba wagezeyo, ahubwo uzahasanga ibisitaza, uzahasanga abanzi, uzahasanga abaguhinyuza, uzahasanga abaguca intege. Ibyo bintu rero bisaba ikintu bita kwihangana, ngo dusiganirwe aho dutegekwa. Aho dutegekwa ni hahandi aho Yesu azavuga ngo nuko mugaragu wanjye warihanganye, warakoze, ngwino ujye mu bwami bw'Imana, ngwino uhabwe ingororano yawe. Niba hari ikintu cyiza ni ugutangira nawe ugasoza neza, ariko niba hari ikintu kibi ni ugutangira neza ugasoza nabi. Wowe unyumva kuri YouTube channel, ndagusaba kugira ngo niba uri mu bibazo, niba wumva urimo kunanirwa, menya yuko usabwa kwihangana. Wihanganira ibyo bintu bikugerageza, uzagere hahandi Imana yaguteganyije kugera uri umutsinzi. Noneho Imana izavuge iti warakoze mugaragu mwiza. Ariko ntabwo wabigeraho udatumbira Yesu. Ngo dutumbira Yesu wenyine, ni ukuvuga ngo ujye wirinda gutumbira cyane ibibazo, kuko nutumbira ibibazo uzasa n'ibibazo, ariko nutumbira Yesu uzasa na Yesu. Yesu azakongera izindi mbaraga zituma utumbagira hejuru ukarenga ibibazo ntibikwice, ahubwo ukabinesha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu asa n'icyo atumbiriye, umuntu asa n'icyo atumbira. Nutumbira Yesu, nutumbira ubushobozi bwa Yesu, nutumbira imbaraga za Yesu, uzagira izo mbaraga zigutumbagize, umere nk'ikizu, ugendere hejuru y'ibibazo, ube utsinze. Umuntu wese urenza amaso ibyo ari mu uyu munsi bimuhinyuza akunda gutsinda. Ariko iyo utumbiriye ibibazo, ugatumbira ibintu biguhinyuza, ugatumbira abanzi bawe, ugatumbira abaguhinyuza, abakugaya, abavuga ngo ntacyo uzageraho, akaba ari ibyo utekereza, usanga utsinzwe, usanga unaniwe muri urwo rugendo. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Noneho rero ku murongo wa 3 haravuga ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye icya mbere ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye gutyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Iyo utumbiriye Kristo Yesu akongerera kwihangana, ugatuma wihanganira abanyabyaha bakunaniza, ukihanganira abanzi bawe, ukihanganira abantu baguca intege, ukihanganira ibigeragezo. Noneho bigatuma umutima wawe utagwa isari, ugatuma umutima wawe udacogora. Gucogora ni ikintu kibi cyane. Gucogora ni cya gihe utangira ikintu wagera hagati ukavuga utariko nshobora kuba naribeshye. Uwo ni umwuka mubi wa Satani. Satani ateza abana b'Imana, ateza abarokora, ateza abakozi b'Imana kugira ngo abacogoze. Iyo urebye hari benshi batangira ibintu ariko bagera hagati bakabivamo. Uwo ni umwuka wa Satani abashyiramo, uwo gucogora, umwuka wa Sanibalat, umwuka w'urucantege. Ariko hariya ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Mwirinde. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wirinde hatagira umuntu ugwa, ntugwe ngo uve mu by'Imana. Mwene data unyumva, gerageza wirinde utagwa, wirinde udacogora, wirinde rwose ngo he kugira ngo kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, benshi bagahumana. Satani intego ye iyo ashaka kukugirira nabi agutera umuzi w'ubushari, agutera umuzi wo gusharira. Wa muzi wo gusharira ugatuma uhagarika umutima, kandi
ugahumana, akagutera intambara yo mu mutima, akagutera ubushari bwo mu mutima, akaguteza abantu bakakubwira amagambo mabi agusharira umutima. Noneho wamara gusharirwa umutima bigatuma ucogora, bigatuma uhagarika umutima, noneho ugahumana. Wamara guhumana ubwo akaba arakurangije, ntugere mu masezerano y'Imana yakugeneye. Umunsi rero ubutumwa Imana irimo kuduha niki? Ni ukwirinda no kuzibukira ibintu byose byatuma tutagera ku byo Imana yadusezeranyije. Ni ukwirinda ibintu byose byatuma tutagera mu masezerano. Icya mbere ni ukwiyambura ibituremerera byose, n'icyaha kibasha kutwizingiraho, kandi tukirinda umuzi usharira. Ibyo bintu bigera kuri bitatu: kwirinda ibituremerera byose byatuma tutarangiza urugendo rwacu, byatuma tutagenda ngo tugere iyo tujya, kandi tukirinda n'icyaha cya kindi kitwizingiraho, kandi tukirinda n'umuzi w'umushari uba mu mitima, gusharirwa ko mu mutima. Iyi si turimo ibamo ibintu bidusharira, iyi si turimo ibamo ibituremerera, iyi si turimo ibamo ibyaha byatwizungiraho. Ariko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo ibyo bintu tugerageze tubizibukire kugira ngo dusoze urugendo rwacu turi abatsinzi. Amen. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Hano ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo tunyure mu nzira ifunganye, kandi iyo tubihuje na kiriya cyanditswe biratwereka yuko ngo twiyambura ibituremerera. Ariko Imana kuko izi yuko inzira ifunganye ari ya yindi igana mu bugingo, bidusaba yuko twiyambura ibyo bintu bituremereye, kuko ngo inzira ijya mu bugingo buhoraho, inzira umurongo wa 14 aravuga ngo irembo ngo ariko ngo irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo. Icya mbere ngo iraruhije, icya kabiri ngo abayijyamo ni bake. Ntuzatangazwe no kuba ubona abakiranutsi, abagendera mu nzira y'Imana ari bake, kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayijyamo ni benshi. Ikintu cyose uzakurikirana, ikintu cyose gifite agaciro kugira ngo ukigeraho warushye, n'agakiza kangaka tukageraho twarushye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Muri Matayo niho ngiye kurangiriza, havuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza nanone muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi mu ntwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo zibugishamo ubunebwe, ntizibugishamo intege nke. Wewe unyumva uharanire kugendana n'Imana, ukiranuka, uharanire kugendana n'Imana, uri umunyamwete, uharanire kugendana n'Imana, wiyambuye ibikuremerera, uharanire kugendana n'Imana wikuyemo uwo mushari wose wo kutababarira, w'inzika, w'urwango. kandi ikindi uharanire kugendana n'Imana ufite umwete wo gukiranuka. Rero uyu munsi wa none, niba uri umukozi w'Imana, niba uri umukristo, ukaba uri muri urugendo, ukaba uri muri isi, menya yuko uzahura n'ibigeragezo, menya yuko uzahura n'ibiguhinyuza, menya yuko uzahura n'abakwanga, menya yuko uzahura n'abantu bavuga ngo ibyo ngibyo urimo ntuzabishobora. Ibyo byose ntukabyiteho, ahubwo wowe ujye uhanga amaso Imana, uhanga amaso yaguhamagaye. Ntukite ku bantu bavuga ngo ibyo ntuzabishobora, ahubwo uzajye ubabwira uti iyi Mana yandemye, iyi Mana yatumye mbaho, niyo izatuma ngera no kuri kiriya kintu. Ujye ubabwira uti sinzapfa, ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Imana rero ikugirire neza, humura, shikama, ite ku by'Imana, gira kwizera, kandi komera umutima, kandi ihangane nk'uko Yesu yihanganye ni uriya musaraba
agapfa agahambwa akazuka akaba yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose. Nawe nukomeza kwihanganira ibi bikugerageza ukirinda icyaha ukavuga uti aho kugira ngo iki kintu nkikore mpemukire Uwiteka mpemukire Imana yandemye, ukihangana uzabona ubutabazi bw'Imana ihoraho, uzabona ubutsinzi, Imana izakugirira neza. Rero uyu mwaka nizeye yuko nugendana n'Imana, Imana nayo izagendana nawe. Reka rero nkusengere muri aka kanya. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, sengeye umuntu unyumva, sengeye umuntu ucitse intege, sengeye umuntu ufite ibintu bimuhinyuza, sengeye umuntu ufite ibintu bimuremereye mu mutima bituma atagera hahandi ngo yumve ijwi ryawe, uremerewe n'ibyaha, umuntu uremerewe n'agahinda, umuntu uremerewe n'inzika, umuntu uremerewe n'umushari w'ibibazo by'isi, ndagira ngo umutabare kandi umwambure ibyo bintu, umuruhure. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Muruhure Mana, muruhure. Kandi ndasenze kugira ngo uyu mwaka w'2021 uzamubere umwaka w'ibyishimo, uzamubere umwaka w'iterambere mu buryo bufatika no mu buryo bwo mu mwuka. Ndagushimiye ko unshoboje nanjye kuvuga iri jambo, kandi ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zimanukire kuri aba. Rero nshuti bavandimwe, ntugasoze kumva ubutumwa udakoze subscribe, udasangije ubutumwa ku bandi. Kandi niba wifuza kudutelefona kugira ngo utubaze cyangwa ushaka kugira ngo dusengane nawe, telefoni zacu ni 0788633596. Ni njyewe Pastor Sylvester Nsengimana. Imana ibagirire neza. Shalom.